ahangaha ubayeho ute? ahangaha mbayeho mpagasa njyewe ndapagasa nabona 1,000 abana bakarya 500 nanjye bakarya 500. ubundi ubuzima ni gatebe gatoki. ushobora kuba uyu munsi wa none ufite ubushobozi ejo ugasanga ntabwo, ukibaza uko bigenze bikagucanga. niyo mpamvu ubundi uba ugomba kugira neza ubundi ukigendera, kuko ntiwamenye ejo hawe. biramutse bibaye byiza rero bamfasha icyo babona mu bushobozi bwanjye bukwiriye, kuko buriya ntabwo uguha ntabwo bamutegeka ngo iki ngiki, uramubwira kureba icyo yaguha akaguha icyo ngiki nyine nicyo kugenera. uyu yitwa Ndacyayisenga. mbere yari afite ubutaka, nyuma abucishamo imashini, niko gutangira kwihiringa. nyuma aza no kugira uburwayi bw'ijisho, ubuzima butangira gukomera. twaramubonye ku muhanda, duhitamo kujya kumuganiriza ngo twumve uko abayeho, ubundi nawe aradukundira aratugana. mu ncamake ubundi ngewe umugore wanjye baramufunze, ansigana umwana w'imyaka 2, bamufungura afite imyaka 6. ndamubaza nti ibyo wakoraga yatekaga inzoga warabiretse? arambwira ati ngiwe sinshobora kureka kuko nibyo byantungaga. ubwo ndamugana rero ntabwo nshaka kugira ngo nzajye bazanshyire mu gatebo kamwe nawe, ubwo kora ibyo ugende abantu bandikira. urumva muri iyo myaka 6 yabansigiye, uwo yansigiye yari ufite imyaka 2, yaje afite imyaka 6 n'igice. yitwa Ndacyayisenga Jean Marie Vianney. ubuzima tubayeho muri iyi minsi ni ubuzima bwo kuba umuntu ahigahiga ashakisha uko yabaho n'abana. ukiye mu murenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro. rero ukuntu byaje kugenda, ubutaka bwanjye baraje babucishamo imashini, babucishije imashini rero babutwara ubundi icyo gihe. ubwo rero muri kuva muri icyo gihe naje nishakira ubuzima, ndeba ukuntu abana babaho ngo bige ishuri. umuryango wo mu Bwana nyine ni bwa kundi kera abantu babagaho bari batunzwe n'amasambu yabo, umuntu agabana umugabane. rero umugabane baduhaye leta icyo gihe yashyize ibikorwa byayo, abari barimo babakuramo babaha amafaranga atajya n'icyo yakabamariye. twakuriye mu muryango w'abana 10. ababyeyi bacu bari bariho rero baza gusaza, rero dusigaye turerwa na ba mukadata. mukadata ubwo ngo byageze bacu kwabo natwe duce ukwacu. tubwire noneho mwaje kwisanga mwashatse gute, mwashatse ryari, ese ubuzima bw'urushako no muri ubwo buzima mudafite aho muba byari bimeze bite? ni ukuvuga ngo twari dufite aho twabaga, ariko inzu yari ntoya nyine iciriritse. ubwo rero mu kuyigurisha twaguze ahantu habi hatubera habi, haratunana turahihorera. yego. mwashatse ryari, mwabyaye gute, mu buzima bw'urushako n'ubuzima bw'abana mwari mubayeho gute? n'imwe twari tubayeho ku buryo umuntu yarashobora gutunga umuryango we, kubera ko urumva twari dufite ubutaka bwacu, umuntu abasha guhinga akanabagaburira. ubwo rero leta imanje kuhatwara, ibyo kuhatunga nta byari kibonetse, kandi n'amafaranga bari baduhaye nta bikorwa yashoboraga kugira icyo yakumarira. abana banyu none mutubwire, mufite abana bangahe, ese babashije kwiga? ngiye mfite abana 2, hari uwo bita Niyogisubizo Elias n'uw'Amahoro Shanera. ubwo rero abo bana bariga, umwe yiga mu wa 6, undi yiga mu wa 3. abana babana na mama wabo, ariko baza kubera ko biga hafi yanjye bakunda kuza kundeba nyine iyo bakeneye ibikoresho abibahereza nyine, nta kundi nkafasha nyine. kurya kwe ntibiba byoroshye kuko aba ari wenyine. umugore we aratandukanye, aza no gutwara abana. gusa iyo akoze nyakabyizi akabona nk'igihombo, asaturamo 2 agaha n'abana bo bakabona icyo kurya. twarashwanye nyine kubera ibibazo by'ubukene. tubwire mu ncamake ukuntu byagenze. mu ncamake ubundi ngewe umugore wanjye baramufunze, ansigana umwana w'imyaka 2, bamufungura afite imyaka 6. ndamubaza nti ibyo wakoraga yatekaga inzoga warabiretse? arambwira ati ngiwe sinshobora kureka kuko nibyo byantungaga. ubwo ndamugana rero ntabwo
ntabwo nshaka kugira ngo nzajye bazanshyire mu gatebo kamwe nawe, ubwo ukora ibyo ugende abantu bandikira. Urumva muri iyo myaka 6 yabansigiye, uwo yansigiye yari ufite imyaka 2, yaje afite imyaka 6 n'igice. Ubwo rero urumva muri ubwo buzima abana nabanaga nabo, akimara gufungurwa ubwo manjiye kumakana ko ntabana nawe, abana ninjye biriraga ku giti cyanjye, baramufunze njye ndi kumwe nabo. None abana bakambwira bati pa, bati tugiye gusura mama, niba barageze akabashyiraho iyo gahunda ngo bagumeyo, baragiye bagumaho nyine. Ubwo urumva nagiye nta kintu bukuri nashatse kugira mbazana, abantu barambwira ati umwana ntabwo muvana kuri nyina ngo bikunde, ati ubwo nuko bafashiriza aho bari, niba ari kibaha ukibahe na nyina ubwo yirwarize nta kundi. Nimba ko mutabana nyine nta kundi byagomba gushoboka, kuko urumva byari byarangiye, kuko iyo umuntu mwarangije kugabana utuntu wari ufite ukatumuhereza ukamuga utigindwa n'abo ushaka, kugura bireka nyine ukabikora. ahangaha ubayeho ute? Ahangaha mbayeho mpagasa njyewe, mpagasa nabona 1,000, abana bakarya 500, nanjye bakarya 500. Njyewe hano mu njyenyine ndikodeshereza, ntabwo nongeye kujya gutekereza kuzana umugore, kuko ndari umugore n'abana bambaye narabagaruye. Ubwo rero nahisemo nditoreza, ndaticika ndabyihorera. Yego. Ni iki wifuriza abana bawe mu myaka iri imbere? Abana banjye ntabwo bifuriza ko babaho neza, bakiga bakaziteza imbere. Nyine icyo njye ntekereza kuri njyewe, buri umwana, iyo umwana yiga akamenya ubwenge, abasha no kureba icyamutunga. Ariko ni ukuvuga ngo iyo atiga, n'ibyo wageraho byose niwamusabira ibingana iki nta kintu byamumarira. Iyo yizira akamenya ubwenge, urumva nabasha kuba yakwibeshaho. Ibyo kurya nyine barya umuntu ashakishije, ntabwo avanga umuntu ngo afite ibyo kurya kanaca inshuro 100 ngo umwana wanjye ngo ararya ngo arahaga. Uretse ko ugize amahirwe umwana wawe akaba yiga nyine uraruhuka. None nk'ubwo urumva muri izo saa 6 niba bataza kurya mu rugo bakaba barya ku ishuri, ugomba kurwana nuko babona ifunguro rya nimugoroba. Inshuro ni nko kubaho umuntu avuye gukora ikiraka cyo guhinga, ugurika muri make mbona nk'ikiraka cyo guhinga, kuko akazi kurabona ko nta kandi kazi kariho ubu ngubu. Twajya dukora ikindi nta kiriho, ubu akazi kariho ni uguhinga cyangwa ko wakorera amasuku nk'abantu nko ku mihanda nk'uko bakaguha amafaranga yo kurya. Tubasanze mu gukora akahe kazi? Uriya ndi gukora amasuku ahantu mu rugo. Ikintu kidushimisha mu buzima kubaho, ikintu cyagudushimisha no kuba umuntu afite amahoro n'umutekano, nta kindi. Mu buzima icyatubabaje se, ikintu kiba cyaramabaje umuntu cyane ni ubukene. Ubukene, iyo ufite ubukene ntabwo wakwishima nk'uko mugenzi wawe yaba yishimye afite amafaranga cyangwa afite n'ibindi byose akeneye runaka. Ubundi ngo uburwayi bwe bw'ijisho bwaje bavuga ko ari ishaza. Nyuma rero niko kujya kwa muganga, atangira kwivuza. Nyuma yaje kubura amafaranga gukomeza kwivuza, ahitamo kubyihorera arituriza. Ijisho ukuntu byaje, ijisho nararirwaye, rizamo akantu bakambeshya, bakamanza kumbeshya ngo ni ishaza. None aho bigiriye njya muri farumasi, barambwira bati rero ijisho ryawe ukeneye kujya ugura umuti w'amavuta ugashyiramo. Umuti ndemera ndawugura, manjije kugura rero birangira byanze rero, ubwo kubera ko nta bundi bushobozi nari mfite, ngo ryari ryarangije kundenga, nahisemo ndatuza. Ubundi baravuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza uyisanga imbere. Uko waba wifite kose mu bushobozi bwawe, wafasha uyu mubyeyi akabona uko abana be bakomeza kwiga, bakaba babona ibikoresho ndetse bakaba n'aho kuba. Binamukundiye akaba yabona amafaranga yo kwivuza ijisho rye. Biramutse bibaye byiza rero, bamfasha icyo babona mu bushobozi bwanjye bukwiriye, kuko buriya ntabwo uguha, ntabwo wamutegeka ngo iki ngiki, uramubwira akareba icyo yaguha, akaguha icyo ngiki nyine nicyo akugenera. Gusa ni ibiki byihutirwa mukeneye? Iyo nyine cyane naho kuba n'abana bakiga ishuri. Ubwo bufasha nyine ngize amahirwe, nta kintu ubufasha bwo kuryoshya iyo jisho rigakira bishobotse. Hari abantu bigeze bakubwira ko rishobora kuba ryakira? Bigeze kubimbwira, ariko kuba ubushobozi ntabwo. Muri komande yo gukorera icyo igihumbi nta kintu cyamara, wenda nk'ikintu cyatwara 2,000 birenze hejuru ya 50.
ubwo rero uhitamo kimwe ukamesa rumwe ugaceceka ugatuza nta bindi ukiyakira. nk'ibisanzwe twebwe rero uwo dukoreye uwo munsi tumuha ukuboko tukamuha icyo kurya cy'uwo munsi. niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kora subscribe ndetse na share kugira ngo inkuru zacu zijye zikomeza kugera no ku bandi. kandi niba hari umuntu wawe uzi ubayeho mu buzima bubi watumenyesha muri comment nawe tukazamugeraho. aho hasi hari nimero ukeneye gutanga ubufasha wazihamagara. tubaye dusoza nabashimira avuga ko mugize neza mukoze Imana ikabaha umugisha.